akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge. Haleluya. Ntihazagire umunsi n'umwe wicuza icyo wavuze. Mu mateka yacu yuvuze gutwika, mu mateka y'Abanyarwanda babivuze ikindi kintu gikomeye. Nshuti bavandimwe mukurikiye Urakira TV, mbahaye ikaze muri aka kanya kandi mbanje kubasuhuza mwese aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mbahaye ikaze muri aka kanya keza k'umugisha, tugiye gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Apotre David Kubwimana, mushumba w'itorero Christian Family Church. Nishimiye kubana namwe muri umwanya mwiza w'umugisha. Nishimiye kongera kuba mu ruhande rw'Imana ishobora byose, mbagezaho iby'Imana yaduteguriye muri aka kanya, kandi nzi ko Imana iri kumwe namwe ibarinze. Ndizera ko muri amahoro, buri muntu wese aho ari amerewe neza, muri mu bihe byiza aho buri muntu wese ari. Icy'ingenzi ni uko Imana ishobora byose ikirinze buri muntu wese wumva iri jambo muri aka kanya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, wowe wabanye natwe ukaturinda. Turagushimiye kuko waduhaye kubaho, kaduha ubuzima. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ndagusabye ngo bari wowe uriyobora kandi uduhe ibihe byiza, kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe ahabwe umugisha kandi afashwe naryo, yunguke byinshi muri we, abone imbaraga zawe n'ukuboko kwawe. Nanjye ugiye kurivuga, ndagusabye ngo nyoborwe nawe, kugira ngo ibyo ushaka ko abantu bawe bumva, ibyo ushaka ko bamenya, aba ari byo bibageraho. Urakoze ko mvise gusenga kwacu, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusoma hano muri Zaburi gice cya 37, umurongo waho wa 30. Zaburi gice cya 37, umurongo wa 30, haranditse ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Amen. Aha muri iyi Zaburi havuzwemo amagambo meza menshi cyane avuga ku banyabyaha, avuga ku bakiranutsi, ariko by'umwihariko uyu murongo dusomye uravuga ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge. Haleluya. Akanwa k'umukiranutsi bivuze cyangwa bishatse kuvuga akanwa k'umuntu wubaha Imana, akanwa k'umuntu ukora iby'Imana ishaka, akanwa k'umuntu ugendana n'Imana, uyoborwa n'Imana, akanwa k'umuntu waretse ingeso mbi kandi utagendera mu ngeso mbi, ugendera mu ngeso nziza zimuhesha agaciro, zigahesha agaciro ubwe n'umuryango we n'abandi bose, ndetse zigahesha Imana icyubahiro. Uwo nguwo akanwa ke kavuga iby'ubwenge. Iby'ubwenge rero Bibiliya ibishaka kuvugaho umuntu Imana yaremye wa mbere witwa Adamu. Imana aramuremye, imushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza, imuha ubwenge bwo guhitamo, imuha ubwenge bwo gusobanukirwa, imuha ubwenge butuma akora, imuha ubwenge butuma agomba kubaho, imuha ubwenge butuma yabeshaho n'abandi cyangwa se abe bose. Imana imuha ubwenge, ariyo mpamvu uhereye kuri Adamu n'abamukurikiyeho bose, natwe ubwacu dufite ubwenge. Abantu benshi kandi bose bariho bafite ubwenge, cyakora bagatandukanira ku bumenyi. Ubumenyi, buri muntu wese aba afite ubumenyi bw'ibyo yize bujyanye n'ibyo akora, ariko dushimira ko Imana yaduhaye ubwenge. Muzarebe abantu uko Imana yaturemye, yaduhaye amaso, twese turareba, keretse waba afite ubumuga bwo kutabona, kandi
uwo nguwo yihangana akomere. Imana yaduhaye akanwa, twese ako kanwa niko tuvugisha bya bindi bihesha Imana icyubahiro, bya bindi by'ubwenge, bya bindi bidufasha kubaho, ni nako ducishamo amafunguro atuma tubaho. Twese tubaho, tukabaho mu buzima butandukanye ariko tukabaho kimwe, kuko Imana yaturemye mu buryo bumwe. Twaba turi abagabo cyangwa se turi abagore cyangwa turi abasore cyangwa turi abakobwa, turi mu ishusho y'Imana, turi umuntu umwe Imana yaremye imukunze, turiho mu mugambi w'Imana. Ibyo tuvuga rero byose dukwiriye kubivugana ubwenge kugira ngo bifashe ababyumva, bifashe abo tubana nabo, bifashe inshuti zacu, bifashe abaturanyi bacu, bifashe itorero ry'Imana, bifashe igihugu. Kuko ibyo tuvuga, hari umwavuze aravuga ngo umuntu uko avuga niko ari, niko atekereza. Kandi undi aravuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Bivuze ko ibyo tuvuga bifite imbaraga zikomeye kandi bigaragaza uko turi n'uko dutekereza. Ni byiza rero kuvuga ibintu bifasha abandi, byubaka abandi. Nta muntu ukwiriye gukomeretswa cyangwa kubabazwa n'ijambo mugenzi we yavuze aramutse yarivuganye ubwenge nk'uko Bibiliya ibivuga. Ariyo mpamvu tugomba kwitwararika mu byo tuvuga. Bene data, mwumvira ijambo, jya wirinda mu byo uvuga. Yakobo we yaranditse aravuga ngo ururimi dushimisha Imana ni narwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Rero dukwiriye kugerageza kugira ngo ururimi rwacu turushimishe Imana kandi ruheshe umugisha abumva ibyo tuvuga bose. Rufasha abandi bantu. Nta muntu ukwiriye kuba afite agahinda uyu munsi, cyangwa nawe wumva iri jambo muri aka kanya ukaba ufite agahinda watewe n'ibyo wumvise abandi bavuze cyangwa se ibyo bakuvuzeho. Cyakora jya ugerageza uvuga ibyiza bitunganye bishobora gufasha abandi no gutuma baba amahoro bishima. Niba arakomerekejwe n'ibyo abandi bavuze, wihangane ukomere kandi utere intambwe yo kubababarira kugira ngo nawe ubeho neza utikoreye uwo mutwaro ku mutima wawe, ahubwo wowe ubwawe wishime kandi unyurwe n'uko uri, nuko uko abandi bakuvuga ntacyo kugutwaye, ntacyo bitwaye. Wowe zirikana uwo uri we, ukomeze kwihesha agaciro nk'umwana w'Imana, nk'umuntu wamenye Imana. Akanwa rero k'abakiranutsi kavuga iby'ubwenge. Ikindi Dawidi yavuze cya kabiri, iri jambo ryavuze ngo n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Ururimi rw'umuntu ufite ubwenge, rw'umukiranutsi, rwubaha Imana, ruvuga ibyo gukiranuka. Ururimi rwacu Imana yaduhaye ni rwiza kandi ruzi kuvuga neza ndetse ruzi no kuvuga nabi. Icyo turuhaye nicyo ruvuga, nicyo rusohora, nicyo rutanga. Birakwiriye ko rero turukoresha neza kugira ngo rutwubake, rudufashe gukomeza kubaho none, rudufashe gukomeza kubaho n'ejo hazaza, rufasha abandi bantu, rugirira abantu bose umumaro. Dufatanye kugira ngo akanwa kacu gahimbaze Uwiteka, gashimira Imana uko bwije n'uko bukeye, gashimira iby'Imana yadukoreye, kavuga imirimo Imana ikora, kavuge ibitangaza Imana ikora, gahamye ibyiza byose bidufasha kubaho no kugera ku byiza bitandukanye, gahamye amagambo meza atwubaka kandi yubaka abandi. Ururimi rwawe rube ururimi rwose wowe ubwawe rugushimishije kandi rushimisha n'abandi. Ntihazagire umunsi n'umwe wicuza icyo wavuze, ngo wicuze uvuge uti iyo mbimenya simba naravuze iri jambo. Biragatsindwa kwicuza icyo wavuze. Ari nayo mpamvu ugomba gutekereza ku cyo ugiye kuvuga mbere yo kukivuga. Ndetse umuntu umwe mwanditsi umwe aravuze ngo nujya kuvuga ujye ubanza uzunguze inshuro 7 ururimi mu kanwa kawe, ubanza utekereze icyo ugiye kuvuga. Rero ni ingenzi cyane kuko nanjye uguhagaze imbere nduwo ndiwe, kubera ko nigeze numva ikivugwa, menya kwandika, menya gusoma, kuko umwarimu wanyigishije yaravugaga. Bivuze ko rero
ibyo abandi bavuga byangiriye umumaro kandi byaramfashije kugira ngo mbe uwo ndi we. Nanjye nkwiriye kuzirikana ko ibyo mvuga bigomba kugirira abandi umumaro, bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo kandi bakajya bahora bishimiye kumva ibyiza, nabo ubwabo bakavuga ibyiza bitunganye kandi bihesha Imana icyubahiro. Muri iki gihe turimo dusohoyemo, ni igihe twumva imvugo zitandukanye cyangwa se imvugo zinyuranye. Maze mu minsi yashize numva abantu bamwe bakoresha imvugo ivuga ngo hahiye, ubundi ati tuhatwike twimanukire. Nuko narabyumvishe, ngerageza kuganira n'abantu bamwe na bamwe mu bakoresha iyo mvugo, cyane abakiri bato. Noneho mbabaze, se bisobanuye iki hahiye? Nihe haba hahiye? Ese tuhatwike twimanukire, abantu babamanuka bajya he? Nuko abo rero twaganiraga bambwira ko ari terime nziza igezweho, ivuga gutyo kandi nta kibazo iteye, nta n'ikitwaye. Naje rero gusobanurira bamwe mu bo twagiye tuganira iri jambo gutwika icyo ari cyo mu Kinyarwanda. Ndavuga ne ubundi iri jambo rivuga amagambo abiri mu Kinyarwanda, ko iyo uvuze gutwika mu Kinyarwanda uba ushatse kuvuga gutwika ibintu cyangwa ikintu. Ikindi nanone iyo uvuze gutwika uba ushobora kuvuga nko gutera inda cyangwa se umuntu watwaye inda. Bibiliya iravuga hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 38 umurongo wa 18, haravuga ngo nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Ubwo murabyumva ibyabaye icyo gihe. Ni igihe cya Yuda byara Peresi kuri Tamari n'ibindi Bibiliya ishaka kugaragaza muri iri jambo. Ariko nawe unyumvira ahangaha, iri jambo ry'Ikinyarwanda nuko rivuga amutwika inda, bivuze ngo amutera inda. Rero iyo uvuze gutwika mu Kinyarwanda biba bishatse kuvuga ibintu byinshi cyane by'Ikinyarwanda kandi bikomeye. Ariyo mpamvu iyo mbyumvishe ngewe ndatinya, nkavuga ni abo bantu bashobora gukoresha iyi mvugo cyangwa iri jambo, ejo bakarihererekanya bakavuga ati turatwika noneho hahiye, barangiza ugasanga umusore ateye umukobwa inda, zanda zidateganijwe. Ejo ugasanga abana b'abangavu bahuye no guhangayika gukomeye, abantu banduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, abantu habayeho ibibazo bitandukanye. Ariyo mpamvu rero iyi mvugo cyangwa se iri jambo iyo umuntu arivuze buriya riba rifite byinshi risobanuye. Noneho mu mateka yacu iyo uvuze gutwika, mu mateka y'Abanyarwanda biba bivuze ikindi kintu gikomeye. Cyakora naha inama abakoresha iyi mvugo cyangwa se iri jambo, nabagira inama nk'umubyeyi, kuko ibintu byaduka mu isi ni byinshi, n'ababivuga benshi baba bafite impamvu, kandi ntawe uzi ngo icyo kivugwa kiba kizabyara iki, gihatse iki, hazavamo iki. Ibintu by'iki gihe rero byaranyobeye. Kera twajyaga dutwika uruhira kugira ngo tuzabone ubwatsi bw'inka imvura nigwa. None umunsi ujya kumva umuntu akavuga ati tuhatwike twimanukire. Ukibaza bazatwika bamanuke bagere niba ari ikuzimu nari hehe? Aho nibakomeza gutwika ntibazatwika imyenda yabo bagatwika n'ibindi byose, cyangwa bakazatwika n'igihugu. Ngiye imvugo ndumva twayihindura. Iyi mvugo y'iki giteye ubwoba, abana bacu bayivuga ngiye ngira ubwoba. Niyo mpamvu rero twajya twirinda kuvuga ibintu byinshi byadutse tutazi icyo bishatse gusobanura, kuko nagerageje kubaza abandi bantu
ese ibi bisobanuye iki? Iri jambo rishatse kuvuga iki mu kinyarwanda cya none? Abo nabajije bose bamburiye ubusobanuro buhagije, bavuga ko gusa ari ijambo ryiza, ariko ndavuga nti se iri jambo nubwo ari ryiza ryazavamo ikintu kibi, ryazakoreshwa nabi muri ejo hazaza, abantu bakomeza kuritwara gutya ko rishobora guteza ibibazo ku bazaryumva batazi n'inkomoko yaryo, bakumva ko gutwika ari ikintu cyiza, ejo noneho bakazaribyaza ikintu kibi gishobora kutugeza habi haruta ahandi. Bityo rero njye natanga inama yo kwirinda, kugira ngo tujye dukomeza gukoresha amagambo yacu meza y'ikinyarwanda asobanutse, atuganisha ku byiza byinshi, kandi atuma tugira ejo heza n'ubundi twifuza. Ntabwo iri jambo ryo gutwika iyo turivuze cyangwa se iyo turebye muri Bibiliya, muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa 25, naho Bibiliya ifite icyo yabivuzeho. Ho Bibiliya yaravuze ngo nicyo cyatumye amurohaho uburakari bwe bugurumana n'intambara zikomeye, bikamutwika impande zose, kandi ntabimenye. Ibyo byamutwitse ariko ntiyabyitaho. Numvaga iri jambo ni ijambo naryo rikomeye dusoma hano muri Bibiliya, ariko rishaka kuvuga ngo nicyo cyatumye amurohaho uburakari bwe bugurumana n'intambara zikomeye, bikamutwika impande zose, kandi ntabimenye. Ibyo byaramutwitse ariko ntiyabyitaho. Ubwo rero iyo umuntu avuga ati dutwike, umuhungu n'umukobwa ati dutwike, ubwo rero umwe aramutse atwitse undi ntabimenye cyangwa se akanabimenya ariko bikazana ingaruka mbi, rwose ndabinginga nk'umubyeyi tugerageze kugira ngo uko gutwika kwabangamira abandi tukwirinde, kandi duharanire gukomeza gukora ibyiza, ko turabizi ko dufite abasore n'inkumi beza bazi ubwenge, basobanutse kandi bareba kure. Ikindi rero nuko ujya kumva undi muntu aravuze ati nta myaka ijana yo kubaho. Ibyo nabyo bikagenda bigaragaza ko hariho nko kwirara, abantu bakumva ko ubuzima ari bugufi, kandi mbabwire ngo ubuzima dufite none nibwo shingiro ry'ejo hazaza hacu. Ni ukuvuga ngo ejo hacu heza hazaza hashingiye kuri none hacu heza. Iyo rero tuvuze ngo nta myaka ijana, bishatse kuvuga kuri bamwe mubona agiye mvugana nabo, barambwira ati turya ubuzima nyine, tugomba kurya ubuzima nta myaka ijana, n'ubundi ntago duteze kurama, ntago duteze kubaho imyaka ijana. Ibyo rero bigenda bituma abantu bamwe bishora mu ngeso mbi. Hari abajya mu biyobyabwenge, abishora mu busambanyi, abishora mu bujura, abajya mu ngeso mbi zitandukanye, aho kugira ngo ya myaka ayirangize cyangwa ayibeho yifasha, yiteza imbere, ateza imbere umuryango we, ugasanga agiye kwirangiriza muri gereza kubera ko yavugaga ngo nta myaka ijana yo kubaho, agakora ibintu binyuranye n'amategeko y'igihugu, agakora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana. Njyewe babwira ibi, ntabwo ndi umunyepolitike ariko ndi umunyarwanda, ugomba kubaho kandi mfasha n'abandi kubaho neza, duhesha Imana icyubahiro, dukora iby'Imana ishaka, dukora ibidufasha, dukora ibiduteza imbere twese. Ubwo rero reka mbabwire ngo muzarama imyaka, nubwo utabaho imyaka ijana ukabaho 50 cyangwa 80 ntacyo bitwaye. Ntabwo twavuga ngo nta myaka ijana, kuko nta muntu n'umwe wigenera imyaka azabaho.
ubwo rero uvuze ngo nta myaka 100 washingira ku mitekerereze yawe, ariko reka turebe ko kubaho tubihabwa na Nyagasani, n'igihe tutakiriho tukabana na Nyagasani mu bwami bwo mu ijuru. Dufatanye rero kugira ibyiringiro byo kubaho no kwerekana ko imyaka yose tugomba kubaho ku isi ari imyaka yo kwihesha agaciro, kugahesha abandi, bityo bikadufasha guhesha Imana yacu icyubahiro. Ntabwo ari ibyo byonyine, ujya kumva hari indi mvugo nanone ivugwa ngo nta gikwe nta gikwe. Iyo nayo yaranyumije, yarantangaje, nuko ndavuga nti se nta gikwe noneho bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Nuko negera abana banjye, negera n'abandi bantu bakiri bato, nkajya mbabaza ibyo ari byo, ese nta gikwe bishatse gusobanura iki? Barambwira bati rero aho ibihe bigeze, iyo ukundanye n'umuntu ahita akubwira ngo ndashaka ko dukora ubukwe, kugira ngo tubane nuko tuzakora ubukwe. Kandi urabona ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biba biruhije. Ubwo rero kuvuga ngo nta gikwe nuko mugomba gufatiraho mukagenda mukibanira. None se wazanye iyi mvugo yaba yarashatse wenda adasezeranye nta bukwe akoze? Ese mwaba mumuzi wazanye iyo mvugo? Ese yari agamije kuvuga iki? Nuko hariho n'igihe umuntu avuga ijambo atagamije kuvuga ikintu kibi, nk'uko ibyo ndimo mvuga muri aka kanya umuntu yakuramo ijambo rimwe wenda akarihindura ikindi kintu ashaka kugeraho, ariko mu by'ukuri nuko ubukwe ku bana abantu basezeranye bubahirije umuco wacu w'Abanyarwanda, bubahirije ibyo ijambo ry'Imana ribasaba bagasezerana imbere y'Imana, bubahirije iby'amategeko basaba bagasezerana imbere y'amategeko, bivuze yuko ari byiza kuko n'ababyeyi bacu barabikoze, natwe twarabikoze, n'abana bacu bagomba kuzirikana ko ubukwe ari ngombwa, gushyingiranwa kwemewe n'amategeko ndetse n'Imana, gusaba no gukwa ari umuco twasanze na Bibiliya ikabibyemera, tugomba gukomeza gusigasira no kuwukurikiza. Njya ngira umwanya wo gushishikariza imiryango ibana idasezeranye ko basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ya leta ndetse n'imbere y'Imana. Ubwo rero narabyumvishe, maze kumva ubusobanuro bw'iri jambo ngo nta gikwe, naravuze ni ubu ngubu birashoboka ko abaryakira bakora ubukwe kandi n'abarivuga bagakora ubukwe nta kibazo, bumva ari terime gusa barimo gukoresha cyangwa ari imvugo bakoresha, ariko birashoboka ko hashobora kuzaza ikibazo kizatuma nanone abana bacu bandi abarimo kuvuka bakiri bato bo bakura bavuga bati nta gikwe, bagakundana bakagenda bakibana bati nta gikwe nta bukwe, nta mpamvu yo kwigora, nta mpamvu yo kwirushya ngo turategura ubukwe. Nuko ugasanga rero ibyari imvugo noneho byabaye ingiro kandi mbi, isubiza abantu inyuma cyangwa se ibajyana mu cyerekezo kitari cyiza. Niyo mpamvu mbinginga abavandimwe, rubyiruko bagenzi banjye, ndi muto kandi ndi mukuru, hari ibyo nabonye byinshi, ariko ndabinginga kugira ngo dufatanye, kugira ngo mu mvugo zose dukoresha nk'uko Bibiliya itubwira, duharanire gukoresha imvugo zikomeza kudufasha twese kwiyubaka ndetse no kubaka abandi no guteza imbere abandi bantu, kugira ngo dufatanye gukomeza kubaho mu buryo bwiza. Indi mvugo nivuga ngo turya isi, abantu bakunda bakavuga ati rwose turya isi, ariko bene data, isi igizwe n'ibintu byinshi cyane. Reka dufatanye tujye turya byose kandi byiza Imana yaduhaye, ariko isi tuyitureho, tuyibanemo n'abandi, tuyibemo neza mu mahoro, dushimira Imana, duhimbaza Imana yacu.
ijambo twasomye hano muri Zaburi, mwibuke ko ryatubwiye ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Haleluya! Akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge n'ururimi rwe rukavuga ibyo gukiranuka. Rero Imana ikomeze idufashe, dukomeze kuvuga ibyiza byinshi kandi byose bidufasha twese ari abakozi b'Imana. Tuvuga ubutumwa bwiza, dukomeze kubuvuga kugira ngo bufashe abandi bantu, ari n'abandi bose. Nawe aho uri, umurimo wose ukora, imvugo yawe yose uharanire yuko igufasha igafasha n'abandi, bityo dukomeze kubaho tubayeho twebwe kandi tubereyeho n'abandi, kuko ibyo tuvuga none, ibyo dutekereza none, ibyo dukora none bifite uruhare muri ejo hazaza hacu n'ah'abandi. Imana rero iduhana umugisha. Nagira ngo nsoreze aho ngaho maze dushimire Imana kandi tuyisabe kuzajya ituyobora mu byo tuvuga byose bya buri munsi, kuko iki mbabwira, nutamenya guha agaciro icyo uvuga uzaba uhombye ikintu gikomeye cyane. Ibyo tuvuga ni ibintu by'agaciro gakomeye, niyo mpamvu n'iri jambo nta bindi bintu mvuzeho uretse kuvuga, hejuru yo kuvuga. Ibyo tuvuga, murabizi ko hari abantu bavuga nabi, ugasanga hari umugabo ubwiye umugore we nabi, hari umugore ubwiye umugabo nabi, hari abantu babwira abana babo nabi, hari ababwira abakozi babo nabi, hari ababwira abakoresha babo nabi. Ariko tugerageze rwose bene data tuvuge neza. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Tuvuge ibyiza byose biri bufasha abandi, byubaka abandi. Rero Imana ibaha umugisha, ikomeze kubafasha, ikomeze kubarinda. Reka dusenge Imana, dusabe Imana kandi unabwire Imana niba wavugaga amagambo mabi adahesha Imana icyubahiro. Wari uzi kuganira ni byiza, no gutebya abantu bagaseka bakishima ni byiza, ariko nanone tudateshutse ngo dukoreshe imvugo cyangwa tuvuge ibindi bishobora kubangamira abandi, cyangwa kugira uwo bikomeretsa, cyangwa biteza ikibazo, cyangwa bishobora guteza ejo hazaza habi ku wundi muntu. Imana idufashe rero, iduhane umugisha. Tugiye gusenga, ubwira Imana uti Imana mbabarira amagambo navuze yababaje abandi cyangwa atarahesheje Imana icyubahiro, amagambo njya mvuga nzi ko nsetsa ariko nkazanamo kubeshya, ndetse nkazanamo n'ibindi biganiro bitari byo birimo gushuka abandi cyangwa se kubayobya. Imana ikubabarire bya bindi ujya uvuga bitesha icyubahiro. Kandi ikindi, dusengere kuyoborwa n'Imana. Niyo yaduhaye ubwenge, yahaye ubwenge buri muntu wese kugira ngo ikomeze kukuyobora, maze ubwo bwenge yaguhaye bugufashe kubaho uhesha Imana icyubahiro, uyikunda, uyikorera. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rikomeye. We wabanye natwe ukaturinda, we waduhaye kugira iki kiganiro muri aka kanya cyiza kirimo ijambo ryawe ryongeye kutwibutsa no kutubwira ko akanwa k'umukiranutsi kavuga ibitunganye, kandi ururimi rwe ruvuga ibyiza biguhesha icyubahiro. Turagusabye kugira ngo babarire buri muntu wese wavuze bitaraguhesheje icyubahiro, wajyaga avuga amagambo ashobora kubabaza abandi, wajyaga avuga amagambo arimo kubeshya, arimo ibinyoma. Mana, ugirire imbabazi abana bawe beze batunganye. Imbabazi zawe Mana yacu zibabeho, babarira bateshutse bakavuga amagambo arimo gushukana, bashuka abandi kugira ngo babibe, bashuka abandi kugira ngo bashore mu ngeso z'ubusambanyi, bashuka abandi kugira ngo bashore mu ngeso mbi. Mana ishobora byose, turagusabye ngo bababarire kandi ubahe umutima wo guhinduka, wo kugira ngo bavuge ibyiza bitunganye bihesha izina ryawe icyubahiro. Mana yacu, bagirire neza maze ubayobore, bayoboresha ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'imbaraga zawe. Turasenze Mana ishobora byose,
ngutura abubatse ingo, abagabo n'abagore, ubayobore mu biganiro baganira mu ngo zabo, kugira ngo bajye bagira amagambo meza anezezanya, afashanya gukomeza kubaka umuryango mwiza ugwesha icyubahiro. Kandi dusengeye urubyiruko, abasore n'inkumi, kugira ngo baborwe nawe mu biganiro byabo, maze amagambo yabo baganira meza abafashe kubaka ejo habo hazaza heza, ndetse no kuba bakubaka umuryango mwiza ubabereye, ubanezeza, unezeza imiryango bavukamo, uguhesha ikuzo Mana yacu, utuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana ishobora byose, tuyobore muri byose. Ngaho umugisha abantu bumvishe ijambo ryawe, bumvishe iki kiganiro, umugisha abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abana bato, bose ukomeze kubayobora muri byose. Umugisha itorero ryawe, umugisha igihugu cyacu. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, byose mbisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Bavandimwe bene data, mwari mukurikiye Urakira TV, ndabashimiye. Imana ikomeze ibahe umugisha aho muri hose hirya no hino mu bihugu murimo, muhabwe umugisha, murindwe n'Imana ishobora byose, mugire amahoro y'Imana. Imana ikomeze kubana namwe muri byose. Shalom, murakoze.